icyo nzi nababwiye ko Perezida wa Repubulika ari umuntu ufite umutima, ntabwo nari gusaba ikintu nzi ko kidahari. Ngiye nari muzi nk'umuntu ushobora gutanga imbabazi, nari nizeye ko imbabazi zigira, kuko ntabwo ari umuntu mbwirwa, ni umuntu nzi. Kuba rero ampaye imbabazi biranshimishije, si ukuvuga ko nari narabwiwe ko nzazihagoya, ariko nari nizeye iyo nzisaba. Ni nayo mpamvu aho kugira ngo mburane, aho kuburana nahisemo gutakamba. Nizere ko mwumva igitandukaniro hagati yo kuburana no gutakamba. Kuburana no guhangana hagati y'impande ebyiri, uruhande rumwe rushaka gutsinda urundi, naho gutakamba ni ugusaba imbabazi ukomeje usaba ko wagirwa impuhwe. Muzi ko ikibazo cyanjye cyari ikibazo hagati yanjye n'ubutegetsi, ibyo murabizi. Nizere n'ibyaha nashingwaga n'ibyaha byo kurwanya ubutegetsi, ariko nizera ko ubutegetsi bwacu kuko bwigisha abanyarwanda ubwiyunge kuva jenoside yakorewe abatutsi yarangira, kandi nanjye nagiye mbufasha cyane. Ubwiyunge twigisha abanyarwanda rero ntabwo ari twe bwananira, kandi tugomba gutanga urugero nyine mu nyigisho.